Cyangugu hagana he? Nyamasheke. Umaze iminsi ingahe uri mu kigo? Cyangugu ari Nyagatare cyangwa se ntago ari hafi yacu? Nicyo ushaka kumubwira? Wanga umuntu uri kure hano ukihagera, nanjye ubu ngubu nubwo ndi w'Icyangugu ntago niga ngo ntahe Icyangugu. Cyiza bafite amacumbi, bafite aho kwigira, kandi ibintu byose ni kuri gahunda. Ufite kwiga imodoka unabifatanya no kwiga. Ahubwo igikoma kimwe. Murabona neza, nitwa Shombosho, ndi umukozi w'ikigo Skills Driving and Language School. Ndi kumwe n'umwana hano rero muri kureba, reka mwite umwana kwako yaje atugana aturutse Icyangugu. Wari se Cyangugu isima? Cyangugu hagana he? Nyamasheke. Umaze iminsi ingahe uri mu kigo wacu? Icyumweru. Ubu ni iki kidasanzwe ugiye kubwira abantu bari kukureba hano? Babwira ibintu bibiri byonyine gusa bitumye uvuga ati mvuye mu rugo ndaje hano kuri kamera, mbabwire nk'umuntu wari uri hano muri iki cyumweru kimwe. Uvuga ngo ikintu cya mbere gikomeye nabonye hano ni uburyo bigisha biri porofesiyoneri. Uburyo ukihagera n'iyo waba utifitiye confidence wenda mu byo ukora cyangwa waje kwiga, uhita uzibona. Kuko njyewe numvaga ko nzakorera provisoire wenda nko mu byumweru nka 3-4, ariko iminsi 3 yari ihagije ntangira kubona ko nkwiye kuba nakora. Kandi nagiyeyo ndakora bigenda neza. Ejo wabonye amanota angahe? Uvuga ngo ejo nabonye amanota 85. 85. Amanota 85 mu busanzwe ni amanota 17 kuri 20 aba yabonye. So congratulations rero. Hari ikindi rero ushobora kubwira nk'umuntu wifuza kutugana ari kuri, ari Cyangugu, ari Nyagatare cyangwa se ntago ari hafi yacu, nicyo ushaka kumubwira? Nukuvuga ngo umuntu uri kure, kuko nta byinshi dufite byo kuvuga, kuko ugiye komeza y'imodokari kuko nyine uri mu kigo. Nukuvuga ngo umuntu uri kure hano ukihagera, nanjye ubu ngubu nubwo ndi w'Icyangugu ntago niga ngo ntahe Icyangugu. Cyiza bafite amacumbi, bafite aho kwigira, kandi ibintu byose ni kuri gahunda. Ufite kwiga imodoka unabifatanya no kwiga. Ahubwo igikoma kimwe. Wanga igikoma mu gitondo no gufata igikoma kaza ukiga amategeko y'umuhanda, cyangwa ukajya kwiga imodoka saa sita ibiryo bikaba ari ku gihe. Mbona ibintu ni neza, nta kibazo kabisa. So murakoze rero, nagira ngo mbereke umwana wanyu cyangwa se umwana watugannye. Urumvikana ni ababyeyi baba baduhaye, turabashimira cyane mu by'ukuri mu izina rigari rya Skills Driving and Language School. Ababyeyi mutugirire icyizere mukaduha abana, natwe tuzakora ibishoboka byose tubahe ibyangombwa n'icyo mwifuza. Uyu mwana yaje nyine ubona ko ari umwana gifite amaraso y'ubwana nk'uko mwana mubonye hano, ariko ari kuvuga ngo si ibintu bizashoboka, mubyara muduha ariko turamufashe pe. Mu by'ukuri ntabwo twabona uko tubashima cyangwa se tubabwira mu buryo bw'izina rigari nka Skills Driving and Language School. Gufata video telefone yawe cyangwa se machine yawe ukareba video kuri YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se Instagram, cyangwa se ukaba wanayireba wenda kuri Facebook, hanyuma ukizera izina bita Shombosho, ukizera izina twita ngo ni Skills Driving and Language School, ukazana umwana we tukamufasha. Ndahimana Tsenga, ntabwo nabona uko mbashima pe, n'ukuri. Niyo turi kuri ibintu mudukorera turishima bikaturenga, ntabwo tuzakoze isoni rero. Cyangombwa ni paka kibonetse, ni paka kibonetse. Ni case byanaba birashoboka ko ntabwo turi Imana, ariko turarwaza paka ikintu kibonetse. Murakoze cyane, murakoze cyane, Murakoze kandi courage.